Ruga kuzindukiye hano se namahoro. Amahoro se. Ndabivuga. Ibiki se kandi mana yanjye. Birababaje. Ni ibiki? Dickson yakoze impanuka. Impanuka ki? Yapfuye. Nubwo mba ntahari mba ndi mu kazi ariko urugo rwanjye ndarwubaka gakora. Urarwubaka kabisa. Madamu wanjye mwitaho hita ku bana ku umwana wanjye nabi wanjye mu rugo bose. Madorari shaniyo yaba arambaye. Ubu narakaye muri iki gihe nta kintu bivuga cyane. Uretse kwanza. Niki wo? Akusi umbazi ibiki wo? Umbazi ibiki? Genda. Mwana umva ngewe ndagushaka. Njye ntabwo mushaka genda. Je nakunze football sindi n'icyabwo nakunda. Urazimenye naho bica. Kada, mwebwe box se. Akuzi box. Kareka je naho nakunda box. Y'abantu bari muri ring. Reka uguzi Bari muri ring. Uzuri muri match. Nta n'ikindi kintu nakunda atari match. Nibyo. Bana je nkunda football sana. Ngo za Portugal, za Brazil. Ndabizi nabo naye ndabireba ariko na foot uzagera aho ngaho yikunde box se. Ndabona ntagiye aho uzayimara kabisa. Box. Kareka. Ni yaje kabisa. Wallahi. Niyanje. Ahubwo uzaze umutware muri football naho box se. Okay, oya. Imikino ndayireba. Sibyo? Ndayireba sinyitaho. Hanyuma uzagiye cyangwa baje. Umva rwose igiye kubwira. Ariko ari box no gucuruza. Ibya box uzabyoruza. Uzaze mutware muri football. Box uzayireke. Ibyo uvuga. No gutarayibona. Kareka nago. Ubwo se nireba. Bari abantu bafite 280. Eka baranaje. Uzaze mutware muri match ugere barakubita sana. Reka biriya ntago nabyubaka ugiyewe. Reka. Genda yemera. Reka. Bana nta kigenda cyaho pe. Abantu uragenda ukajya kubareba. Warangiza ugasanga babibereye mu byabo mwana nkubwira. Bana bose ni kimwe kabisa banga. Hasiko makaya yanga afite. Kanege. Bete sister. Makoro. Wambe kikora mu kapakora aho ngiye. Dutware biki? Urakoze? Reke abantu batandukanye bazikasana pe. Abahan. Anyway. Abahan. Mura, makuru yanyu. Sawa. Biragenda? Kabisa biragenda tumusanze. Kuna mfite amazu menshi hano mu Nyabanyonzi yo gukodesha. Okay. Ese ubundi muri bande muturutse he? Banyita Kiza. Karugwiri yanashaka cyo kubamo ngo ndakorera inanga. Okay. Inanga n'amacumbi dufite. Ona imiryango yose Yungu nyine n'imbyubamo uriya nawo abandi bamo ubona biriya n'ibyikoni amadushe amawese hangaha ni stoke ese hose harafashwe nta. Okay. Ubona kibazo rero njyewe gushakira handi ndeye ko nayibona hirya hangaha. Okay. Sawa ugiye umunsi mwiza. Sawa urakoze. Bye. Bye.
sheri ntabwo twari duherutse rero kwirirwana. Nari ngukumbuye. Wirirwa mu kazi ukibagirwa urugo rwawe umugore n'abana. Ariko sheri buri gihe sindara hano koko wowe. Arasemazi turaharara yego simbyanze. Ariko rero ntitujya twirirwana ngo tuganire dukinisha abana. Sheri abizi ko muzirikana. Ndabizi. Njamara iminota 2 ndi ku kazi ntaraguhamagara. Upfa kuba tutari kumwe gusa. Yo burane nkaho tuba twirirwanye umunsi wose rwose pe. Ariko ku kazi biragenda noneho. Sheri biragenda pe. Nakonje twaduherutse. N'uyu munsi twa profise kwirirwa. Ariko somba umva se nibwira gashya. Nani bagiye kukubwira. Usiko mfite konji mu kwezi gutaha. Reka? Urambwira ko nanone tuzongera tukirirwana? Umunsi umwe. Ayo bayo gese nayo. 30 yose. Ntabwo ari amahirwe n'uburenganzira bwawe. Hanyuma. Wamaze gupanga icyo tuzakora muri konje? Muri konje numvaga wakongera ukansohokana heruka kera. Tidorotse gusohoka. Yo tuzabipanga. Okay, sheri. Ushobora nakurangaranya ariko icyaka ni cyakwishe. Yo iyo turi kumwe nta Cynthia. Cynthia. Kwina. Genda ujye muri frigo urebe niba ubonamo amazi sinzi urebe ibintu byabyo byose bikonje byo kunywa utuzanire. Diravo. Ukunda fiesta. Urabizi rwose. Mwarabimenyereye na mama era muzi ko nta yindi fanta njyamo atari fiesta. Turabizi twarabimenye. Okay, Cynthia ko atashye kare. Ese ntabwo yari menshi. Naira yakonje. Ibyo nashakaga. Sore waranyigaranye se. Yarakunaniye. Sikera nanumvishe ngo neza abana. Nibyo? Okay. Sheri wanjye era ntagarakanguka. Cynthia, genda ubwire Ivona azane era hano. Wagere kumwe. Okay. Sheri. Sana. Nakunda umukobwa wawe. Ushobora guhumeka utaramubaza. Oya, nkunda umukobwa wanjye na mama we. Cyane. Nawe arankunda. Ubu yela nawe sinzi impamvu atageze hano. Ariko sinzi ashobora kuba asinziriye ntabwo mbizi neza. Niyo mpamvu mutumije kugira ngo bamuzana gusuhuze. Bya byose aracyasinziriye. Ariko ntabwo wansubije. Nagusabye ko twakongera tugasohokana. Ibyo nabitekereje mbere yuko wowe ubimbwira. Kandi napanze icyo tuzakora muri konje nzabafite yose ukwezi. Yo kundi kwezi gutaha akushiri ntawe. Sheri nibyo byiza kurushaho. Byiza kurushaho se gute? Ubu se duheruka gutembera na ryari? Tugomba gutemberana atari by'umunsi umwe ahubwo ari bya buri munsi. None kandi icyo ndi bukubwira urakishimira. Kiba aho mbwira. Napanze ko tuzasura kwa grand frère. Ako uhora wiga urabona bizabwiye. Uhora buri gitondo wiga mwana. None se utize byagenda gute uzajya. Undi se ko mbona uri mu mibare bipyanze. Nyine bwahubwo tuza nkwe wicara nyigisha. Kumvase. Hari ikintu ariko muri minsi rero. Aje no dufite test ye. Ikinyarwanda kandi muri bya bindi bijyanye n'amasako. Okay, rero ibintu by'amasako njye ntabwo ndimo kubyumva mwana. Umva rero tugira amagambo 8 y'ifatizo bagenda babiga amasako sibyo? Wambwiramo nk'atatu. Gatatu. Hari umusore niba nzi umusore. Umusore wenyine. Niba ari umugore. Ibyo ngibyo nzi. Nitabana rero byose n'umwana n'umwami. Ibyo nabyuze. Reka. Ari nzi umusore gusa. Abareka ukurikire rero. Ubundi se bigenda.
Baba nari mu gicuku ngiye sinzi impamvu. noneho iyo twiga nyine amasaku nk'iri ngo hahise umugore Ko numva uri kumva ahantu hatinda ngaho ugira umugore twumve umbwira ahantu ha Gisaku ko ndumva ari ubutinde gusa sibyo se noneho hano umusore ni hano kuri rero bivuga nyine kuko umusore uko ushobora gutomboza ngozi ibinyarwanda ngo nanjye uravuga ngo ngozi jewe nanjye guhita mubaza imibare myiza cyane ngaho mbaze ngo nsubize rimwe buteranyaho rimwe ni kangahe harya ngo nimba yisi guteranyaho igireke ntibishyira ureba ko mu mwana umuraba ni kabiri ubikuye cyangwa urabikopeye oya mbonye n'umutwe wanyu Imana ni ahubwo uko kurangara kwawe wazagikurikira ndangara se ndangara ukurikira kuko Imana se yaguhaye gukurikira nyigisha ngo nyigisha batugeze ku kintu twari tugeze ishapure ubundi ibi ngibi ninde wabikugura kurikira ariko ibyo ntabwo bikureba twagiye cyangwa rero nzagukopera ubundi nze kugukopera oya tujye ntuzi ko se buri wese akora njya gukopera oya nyine wowe wanyandikira akantu ugahita umusendeye nawe ukansendeye kugira kimwe sawa ntabwo nzaho nawe undi wowe urebye ubuhanga bwinshi wese igihe kimwe nzahita nawe umurenga kumenya imyigire nta bintu byinshi kuko akomeza ubwire ngo umugore ni ikindi bisa abagore ubwo yo kutashyizemo umugabo ubundi ni ukwikunda se tubimenye n'umugabo uramushaka shyiraho umugabo ushyiremo reko mukunda abagore cyane umugabo ngaho ugishakira umugabo nuko umugabo ubwo ni amasaku hano kuri ubu ariko numva sindi kubimenya kambigokorera umugabo nuko bimeze ntumishe umutwe n'ubwo ujye witonda soko nguko nuko ujye witonda soko yibashishira nyirarunyonyo genda kubwira ndakwishyura mu mafaranga mwishyura mu mafaranga se nabyo nyirarunyonyo amadovize se ngeri amadolari sha niyo yaba arambaye ubu narakaye muri iki gihe nta kintu bivuga cyane uretse kwanza ni iki wowe umbaza ibiki wowe umbaza ibiki urambaza ibiki nubwo tutarabibamenyesha ariko tuzabibabwira iminsi iri hafi kwa Rugamba kwa Rugamba tukajya no kwa muzehe si byiza sheri ni byiza ndabyishimiye ntabwo wari wakumbuye ntabwo nari mbaherutse ntacyo tuzagenda tubarebe muzehe yarakumbajije ntabwo duherukanye tuba twaragiye muri rwinshi tukibagirwa Cynthia ela mwamubuze kutagaruka muri salo yo sheri ela bino yo wakangutse ryari sheri yariye bamukore sheri nabikoze sawa dore agakobwa keza ela kangutse kutishimye kuki wakangutse utishimye ntabwo yishimye ni ukubera gusinzira mama ela ibitotsi ntabwo aba yishimye nta marira afite pe yasinziriye cyane sheri kutavuga yakangutse buri gihe ni uko umwuka aba yigize ela sheri agakobwa keza kutishime papa ela kutamwishimiye ni ukubera ibitotsi asinziriye neza umukobwa wenda ndabona mumukuye mu bitotsi atarakanguka sheri yari yakangutse ahubwo nuko yasinziriye cyane ela umusatsi uramubereye kuki ushaka kumusukisha
kumusukisha arabikunda aburyo n'abandi bana bafite imisatsi akababara cyane akamubaganira nanjye ndashaka kuzamura ndashaka kumujyana muri salo ikibazo ni uko azajya arira cyari muto hari umujyane kandi nawe ndaguherekeza ugiye muri salo nimugoroba papa era nanjye turajyana nta kibazo nawe twari twakibagiwe nta kibazo nawe uze tujyane nawe ushaka gukora umusatsi ushaka guhambura turagenda nimugoroba twese ndabatwara nimugoroba tumaze kuruhuka umugabo iki by'abagore bisi bigenda na butse oya bakora ibiki by'abagore umva we nje nakubwiye business nagari ibintu byose nafanaje ndayangane sibyo icecekere amita nigira no ku kazi alo gabo ceceka waje ukangeza ku kazi kwereka inzu rero ndakwemera kabisa dore ngiyi rwose turahageze ngaha turahageze dore aha ngaha dore n'iyi ngiyi bavuze yuko wishyuye bakahasana bahasana wose mwana kadogo nawe wambahe wazazubamo hariya aha ngaha ukarara hese ubu ngubu ukarara kuri ziriya nkwi kuri ziriya nkwi hasi hariya ukasasaho uburiri ukaryama buriya ni danje kanigendere sawa urakoze ugendereye Mwaramutse. Mwaramutse neza. Kanshyire ku kazi. Yego. Senti, hano harimo ipantaro ya papa Ella y'umukara. Sinzi niba wayibonye. nayibonye So. iyindi ariko ni muri garde-robe irateye nta kibazo Iteye pasi? iyo kombara arayifite Sawa. reka ngende Oya reka mwerekeze nawe. hariya ngo nsigaye njya ku kazi kare Usigaye ugenda uzindutse. Ntabwo ukunda akazi kubi. none si kugira ngo mpereze Oya ni ngombwa kugenda kare. Akazi keza rero sheri.
Ntabwo njya ngo ushaka ko tujyana. Oya mba ngomba kumenya niba wageze mu modoka, niba wasohotse igipangu, byose ukagenda mbimenya. Okay, bimpa morale ku kazi. Sawa rero, kazi keza. Bye. ngo ntazemera zemera se ntazemera azemera ahubwo kamutelefone Rickson abyuka ajya ku kazi abana bo ntacyo batwaye ngo ntazemera azemera none mama yera kaze muhamagarisha era sibiki chanze iki nje nawe kumusura sanzwe mu njyasi Hey ma. Mwiriwe neza. Mwiriwe amakuru yawe. Amakuru ni meza. Uri mu rugo? Ndi mu rugo. Waza nkakureba. Ndashaka kugusura kwa. Unsura nta kibazo. Musure? Sawa ndaje. Tebuka nyuma y'inota 30. Ndaje humura mama. Lo, karibu amakuru. Turaho. Umutari mugebutsa ko wa Mungu wanyu neza gazara? Burya nuwawe. Ndaga mubona ariko simenye ko ari uwawe. Cyo. Wanje rero. Tubaho iki noneho? Shaka amakarita 5 ya biscuit. Shaka imifuka 5 y'isima. Shaka litiro 20 z'ubuto. N'amakarito n'icumi y'isabune umva byabaye. Fagire ni ngombwa rero umukiriya nkawe abakomeye. Yego. Gapata pakirira umukiriya ze. Okay. Yakoze. Buriya bari buze kubinshira mu modoka nkunga wanjye ngize. Cynthia bite? Ni byiza.
Amakuru Ni meza. ubwo baraho Ndabona imari igenda. sha biragenda izuba ni ryinshi ariko ntacyo abakiriya baraza tubafashe iki Ndashaka tije koto na jeri. tije kuto amahana araho Araho cyane rwose. uzumva ibiti warabanze nawe uzagerageza sha uze kudusura ukuntu tugukumbuye utaza kugura udusura iyo batagutuma ntabwo ubura Turi kubitegura nta kibazo gushaka. murakoze iyo gutwara bya bintu mu rugo sawa Sanesi. Oh la la. Oh la la. Hano nzajya ninjiramo winjira iwe. Mwari. Kada. Bite mwana? Abakuru. Kuri wenyine ra. Mama yera arahari. Mama yera arahari. Mama yera arahari. Mama yera arahari. Amubwira kanze. Kamukubwirira. Arahari. Muraho ruga. Jackie. Muraho mudamu. Amakuru yawe. Amakuru Jya usuhuza ariko ndi muramu wawe. ariko rugamba nawe Dawa. njyewe ndaho ko nsanze aho se Uraho. ikibazo mfite Rickson se bite? Nixon uraho Duheruka. abagiye ku kazi akazi ka Kurasharamye madamu. Jackie. madamu saraho Madamu se shaje madamu. Madamu ara. Ahubwo wowe umeze ute? genda aho se Rickson se bite? Nixon abagiye ku kazi akazi Duheruka. karamuye aba afite akazi kenshi nanjye Madamu arasa neza ariko. Arasa neza madamu. Jackie. ndasa neza sindaruta umugore wawe Ndemera rwose. urabura kumubwira ngo uko umugore wawe ameze dore ko yananyanze atakidusura Tuti umugore wanjye. Odette. Odette ara. Nawe se uyu. Aho mbwirira mu byawe nawe. byanjye ariko ni byiza Rickson duherukanye. Nixon rero rwose akazi karamutwaye naho ibyanjye Simuherutse. Nixon rero akazi kaba kamu Urangira gutya. Uzabona nawe. Mani izi nkwi noneho ndazicanisha zirakara ikintu kibabaza mu buzima ye kuba kure y'umukunzi wa nabyo biri kose izi nkwi mana ariko iyi ndirimbo umuntu waririmbye aka karirimbo yari yakarebye pe ubu se cyiza yagiye i Kigali bavuga ko abakobwa b'i Kigali bambara amajipo ageze aho hejuru gusa azongera kunyibuka ariko kamuhamagare ndebera cyiza semana katinda kuyifata se mafite ubwoba iciyemo kanumva cyiza Shari bite?
Sherisha ubu koko wagiye i Kigali amezi angahe arashize utanantelefona ubu ntuzanyibagirwa sheri sha ntabwo nakwibagiwe ni ukuri ntabwo nabikora akazi se warakabonye sha akazi karabonetse nimbona umwanya buriya nsasa njye kwereka naho okay sawa merci ubwo ngubwo urakoze uzambwire sawa merci sawa bye aracyanyibuka ahubwo reka nze ngire cyane ndebe ko bishya we Urakoze ndahaza mama mu cyaro se mumeze mute twari turaho gusa mwaherukaga kera cyane muzana uwo mwana akiri uruhinja kutubabarira Kigali baradutwaye ariko natwe turaho usibye izuba nyine ryateye intangaha mu cyaro ariko rero mwana wanjye ntibikababaze natwe nubwo tuba turi mu cyaro burya turabazirikana ariko icyaro ni icyaro nyine erega maye niyo migi yanyu turayitinya ubwo turihangana tukabategereza ntacyo umwana wanyu yera ndabona yarakuze yakuze rero wenda kera nzohereza uwo mukecuru wenda wazagerageza ajya agira uturimo twinshi nitwo dutuma atabasura ariko njye mwohereza dusure nzihangana nzajya mwibutsa ariko mwumve yuko intege zanjye ari nkeya abana banjye kumujyi konze mu utambara utamba rwose ni nkeya ariko tuzajya byo kudutembereza no bijyamo tuzagerageza rwose icyo gihe nari ngifite akabaraga ubu zarashize akubusaza karanze turagushyigikiye kabisa wakugeza kwa madamu ntiwahamenya hari madamu kugeza mpageze namera nk'intuza n'umushumba uragiye wa wundi ugera ku zindi nka agashaka izo arizo akazibura mbehe bikamuyobera mujye muza ntacyo tubatembereze mudusure oya ahubwo mama Ella tuzajya tuza tubatware badusure tukongere tubagarure nuko mwana wanjye naba nibyo we nibura ntabwo twareba bya bishushanyo ntabwo wenda twareba bya bishushanyo akazi kese kamukundiye n'ubu ngubu ko ari njye wagombye kumwinginga nkamwinginga ngo tuzakunde tuze hano ariko akazi ni ngombwa kuko akazi kagomba gukorwa kuko niko gatunze abantu ariko akanya nikaboneka mujye munyaruka bana bacerega kwibera iyo ngiyo natwe turi inaha mujye mumenya ko dushaje kandi twarababyaye ariko mama Asha ari nako mama Asha hari ikintu nendaga kuvuga hano kwa muzehe ndahemera cyane ni abasaza ni abakecuru nuko mwana wanjye baratubyaye kabisa urabona ko kibazo bakira neza tugomba kurira y'umunsi mukuru rero ni byiza twishimye mumege tuba twaraha hasi Dickson sibyo ra uraje giki uraje giki ndashaka uhaguruke neza daho ya dahagaze nuko bana banjye ni umbwira rwose muze yo mwasenga neza turemera ko tuzajya tuza byibuze rimwe mu gihembwe Biteza watinya umukecuru
ngwino mubabere mwana wanjye ngwino mwana wanjye sinjya nkohereza ukazira ngwino mubabere mwana kazana ibintu byinshi kandi uburira ngo mujyane ngo gere kutishimye wageze kwa nyogokuru wawe ishime mwana wanjye ishime rwose yananiwe twakoze urugendo saga mama ubundi wicaye wenyine kubera abana bananiwe nagukike warakoze harya nawe se muzehe ibintu wavugaga nawe muzehe rero murumuna wanjye Rickson njye rugamba nta ibi ryanjye nawe tubanye neza madamu wanjye Odeta nako mamasha umudamu we hajya ni rega kakugeza hajya ngo ni nezi niko yo waje kwa muzehe mama Ella yewe enda sha ikina yewe nawe rero tubana neza rwose ibi ryanjye nawe naho ubundi i Kigali turaho tuzajya dusimbuka uko tubonye umwanya madamu rero ndamukunda madamu ndamukunda kabisa oya nibyo none se wamwanga oya ndamwenda niwe mudamu wa mbere muri iki gihugu ariko rero umwana wanjye nanjye ni umupolisi ariko aho yashaka cunga umutekano neza buriya turawucunga nicyo tuba twaragiriye ku ikosi rero ndiyo ariko rero mwana wanjye igihe kimaze kuba kirekire abasaza dukunda abana ntabwo uyu mwana umwe wenyine ariwe dushaka turamukunda ariko turashaka n'undi cyo reba hariya kariya ni agati gatimbye naho uyu mwana wanjye asha afite imyaka 10 uriya mwana nawe afite imyaka 2 afite imyaka 2 ntayarageza nako ntayarageza buriya wenda n'amezi wenda abiri n'amezi abiri ntacyo wenda nashaka be n'atatu ariko imyaka 2 ntayo ariko ubwo ngubwo bibaye byiza noneho wowe se imyaka 10 izabe 15 ubwo se aho ndagushyigikiye ko leta yacu y'ubumwe yemera abana 3 ubu se urashaka kuzabyara umwe ya myaka yo kubyara ikabira ashize ukaba urashaje ubwo se umuryango wazakura gute oya nibyo koko ubu rero navuke nariko muzihangane mushireho n'uwa 3 ko leta irabitwemerera erega nubwo zanira indi shanza mwana wanjye nibabahe bana bawe irahari we oya nibabahe rwose umwe muhage murye muhage nubwo ari 3 leta yemera birakwiye ko umuntu abyara ateganya uko bazabaho none se uramubyara uyu mwaka ejo bundi nubyara undi ukurikiyeho ubyare undi 3 nibatangira amashuri umwe yiga mu wa mbere undi mu wa kabiri undi mu wa gatatu ntuzageraho ngaho ukajya kuguza cyangwa gusabiriza amafaranga yo kubishyura ishuri none se ugira ngo kuguza n'icyaha ariko umwe icyaha ni ukwambura nibyo ko uzabyare abo 3 maze urekeraho icyarimwe nta kibazo ushatse wanababyarira mu ndimwe oya kambere ufite nk'inzu irimo igipangu ifite igipangu inzu nziza ifite n'amanivo abiri wabyara umwana umwe usa nk'igipangu ukabyara undi mwana usa n'inzu yo hasi noneho ukabyara umwana wa 3 usa n'inzu yo hejuru byayo wa 4 wabura yabasa n'iki yabasa n'itapi mwambwe mwabaturage yabasa n'itapi yo muri saro ngaho rero sawa yabasa n'itapi ubwo rero nukuvuga ko muratuvuga cyo kora turashaje bana banjye niko imibare yacu ingana twebwe se ko twabyaraga 10 murabizi uko muvi ndimwe muzi ko muri benshi murenze 12 ikibuga cy'umupira w'amaguru hako babarumuna banje barihera barahari yowe Teofi barahari rwose Korodi yewe Korodi
yewe korode yewe niko cyamubereza yicarira hariya sha kuri ya biteza dobi abakuru sha bagurute yewe barakuzanye ubu se ko twabakujije tugomba kanganisha sige niga mu wa mbere za ni bita IS niko bimeze ese ni ishuri ajya ambwira ngo ntabwo ari ishuri mwana wawe oya ni ishuri ni nka yacu uriya mwana se uriya mwana w'iwanjye siho yize yize muri none barimo kurangiza hehe muri letere rwose ni umunyendimi cyane na za kaminuza uzaminuza uminuze cyane aho rero ibyo murumva rwose ni byiza cyane ntako bisa aho ni sawa ntako bisa ariko papa karame buriya ko mbona kera mwabyaraga abana benshi mwabariraga gute twabariraga nkuko twababyaye tugahinga ibintu habariraga gute Dickson se ntago tugahinga Dickson ntago utunze umbuko uzabigenza uzambariza uyu mwana wanjye umutware wawe azagusobanurira yarezwe n'ibijumba n'ibishyimbo n'ibitoki ariko ni umuntu w'umugabo ntabwo muza mu modoka se singenda muri fuso se ntabwo ngenda muri fuso ngenda muri fuso da ngiye mu birori ngenda muri fuso yawe nubwo twababyaye neza ntabwo twabareze nabi twabareze bakarya rwose erega kera bari bafite n'ibiki ubwo se umwana muto ungana na Ella bamuhaga ikijumba ariko kera ariko hari n'amatungo twabahaga n'amata wanzanira ikijumba di maka cyane nzanira ikijumba uyu mwana kivutavute barebe rero ntacyo yakurira ubu abana banyu barabyirukira mu mujyi barya umuceri barya amafiriti bajya kunywa amata ngo ni nido ariko twe twanywaga amata y'inka harya ngo bazita za nido na kigozi na sereri harya ngo ni sereri wumva ntabwo ngiye numvaga ko umwana yakura atarya sererake ngo abeho abaho cyane ubu aba bagabo banyu nibyo byabatunze ibyo bari babimenye baho bagereye batunzwe n'ibijumba n'ibishyimbo nkajya afata ibijumba nkagereka ku bishyimbo nuko ariko njye nakundaga igisusa kiri mu bunyobwa nyine urabona twaje saa saba nigeze hafi ni saa ngahe ni saa moya n'iminota ngira ngo itatu saa yanjye iri ku gihe nayo rero twagira Dickson twakwerekeza umuhanda w'ikira umuhanda wa makadamu wowe ndakuzi twakwerekeza umuhanda w'umukara nuko mwana wanjye rata ushatse twanakwimaranira n'icyumweru akazi se kaba kamukundiye ashuka mu ruturuturu ntacyo urabona urugo rwasigaye rwonyine twese twaje ntacyo turabibona urugo rwose mwaruteruye ariko rero bana banjye burya ngo umugabo ni umwugariro ntimubizi narabibatoje mukiri bato ngaho rero wowe na mukuru wawe nimugende mujye muri ibyo byuma byanyu turagushyigikiye abakazana banjye ndabasigarana n'abana babo babohereze ejo hagaragara barasigarana na sogokuru ejo hagaragara ziriya modoka zanyu mugendamo nijoro ndabona ngiye bitoroshye ku bana banjye rwose aba ngaba bakazana barasigara n'abana ejo bazaza hagaragara kare ikibazo ikibazo ntacyo rwose urabyumva kamwereke wowe reka tuzababoherereza babasure ibyumweru bibiri oya muzahamara ibyumweru bibiri hano muzahamara ibyumweru bibiri ariko uyu munsi reka dutahe biracyari kare oya ntabwo ari kare noneho tubwira umunsi oya ku itariki 27 z'ukwa 17 ukwezi z'ukwa 17 bazasura mwizibane sibyo yatubeshye nyine tukagaye uzaracyamenya muzehe
n'umukecuru n'umusaza uzajya natwe wenda we ni wenda ari wowe muto ntiwambesha ukwezi kwa 17 kubaho yarebye muri abasaza ashaka kubacurika kugira ariko ko twamenye ubwenge bwo kumukuza twigeze tumukuriza mu kwezi kwa 15 n'umugura ngo yumve hagiyeho kwa 17 nta kibazo no kwa karindwi no kwa karindwi kwa gatandatu kwa karindwi bazazubaha muri mu kwezi gutaha ariko uyu munsi yababa we madana uzazenera uzaze nabyumvise ko baduhaye ibyumweru bibiri n'abana bose bazaza oya bazaze abasure n'uyu nguyu nawe azaba yaje nawe azaba yaje abana banje nuko rwose tugende naho se mugenda amahoro mugere amahoro bana banje Tereka tubaherekeze mugire urugendo rwiza ngaho mwana wa ngaho uzwanira abarumuna bawe n'abakazana banjye uyu mwana harya mwambwiye ngo uyu nguyu ni muramu wanje ngaho mwana wanjye reka nanjye mbasezere bana banjye mugire urugendo rwiza mugendane n'Imana ngaho mwana wanjye ngaho mukazana wanjye mugire urugendo rwiza yego mama ngaho mwuzukuru wanjye ngaho kuzukuru kanjye bose reka nze ngucingurire karibu bose
Sawa sheri? Mwiriwe sheri. Mwiriwe. So sheri? Mwiriwe. Kuri busy cyane. Hari utuntu ndi gushaka kuri internet ariko. Wabonye akamera nakoherereje? Nakabonye. Mama Ella. Urananiwe cyane? Murananiwe kabisa. Biragaragara. Uyu munsi twakoze ahantu hakure. Twari dufitanye inama n'aba bazungu. Umunsi mwagiye kuri tele? Ariko nta kibazo kabisa. Buriya igihe twari turi kuri chat kuri Facebook. Burya nari ndi kuruhuka nyine n'umenya. Ntabwo uri kumbwira udukuru mba nibaza niba ukora akazi rya simbizi. Umutima uri kuri wowe rwose. Nanjye mba ndi kwibaza uno mugabo ahora kuri internet akora akazi kandi rya. Akazi ndagakora kandi uzi ko ari njye mukozi mwiza kurusha abandi. Sinjahaye igihembo se? Ndagakora ariko nkamenya n'iby'urugo rwanjye. Niyo mpamvu buriya nyine ntayo nakuvugisha ni ukuri. Buriya rero hari icyo mushimira. Kuba nkora akazi kanjye neza nkita no ku rugo rwanjye byose ni umutima mwiza mu rukundo bigatuma nkorana umutima utuje n'akanyamuneza. Sheri rwose nawe uhora umbwira utugambo twiza. Ni ukuri uragerageza. Ni ngombwa. Ariko nawe nuko nkwihoreye se nawe nuko. Ariko akazi biragenda. Biragenda. Abakozi bacu baragukunda. Bamunda barambonye rimwe. Baramwe ngo tugira urugo rwiza ngo bifuza kugira urugo mu Rwanda. Kuko babona twirirwa mu bugoryi bwose dukina twiruka tugira. Papa yaraje. Papa yaraje. Cynthia? Mwiriwe. Nibwo ukiva ku ishuri? Wari kuri internet amayera? Banza undeconnecte hanyuma ubone gukora ibyo ugiye gukora. Mwiriwe mute mu rugo? Twiriwe neza. Ariko wa musore sinjya mubona. Aba hehe? Cyiza aba hano. Meruka aza tumuhinzu. Ariko kuva icyo gihe ntabwo ndamubona kandi haciye igihe. Natwe tumubona gake gashoboka ntabyo avuga sinzi. None kuki mutamubwira ngo aze mu nda? Papa yera ibya cyiza byaranyobeye. Iyo muvugishije mbona adashaka kuvuga avuga amagambo makeya sinzi ukuntu ateye ngiye mbona yarigize ajwi. Nibyo se koko? Niko bimeze. Nawe ndimo mva ku kazi. Nshaka kumutwara mu modoka ariko mbona ntabyitayeho. Arakomeza arigendera. Ni umuntu uri serious cyane. Njye mbona nta bintu yita. Aracecetse sinzi. Kereka hari cya gihe yadusuhuza agaciyeho mu gitondo. Nibwo nanjye nubwo namenyeka kuvugana nawe. Yo. Uzamwinvite muri weekend siku muganda? Afternoon umvuye ku kazi. Tunamumenye tumenyane neza. Ibyo byose ashobora kubona twara mu tutamwitayeho cyane. Ashobora kuba afite ikibazo sinjye mbona ntabwo yisanzuye hano muri uru. Ubwo aragutinya. Oya ntacyo tuzamwimvita. Wallahi kuva nabona ngo nimba ari mama Ella Jack sinigize ngira ngo ndakunda Odette ngira urukundo aho kamuhereze ubundi kamamagare umugabo niwe tujya tubiganira nako akora ugambuza ubwenge 1 2 3 ngiye gupanga urandamufite kamuhamagare noneho ariko se uri mu bitabo buri gihe wajya ufunga kuganiriza umuntu umushyitsi kuberekeza niba ntakusomera uri bize cyane iyo utari mu bitabo uri muri machine utari muri machine uri ku kazi wajya umvugisha sibyo babarira genda mwana umva ngewe ndagushaka njye ntabwo mushaka genda akuse ni ukubera iki unyanga ntabwo mwanga ariko ntabwo ufite indi nshuti ndayibite
bita cyiza amakuru se amakuru ni meza karibu murakoze akazi se biragenda cyiza akazi biragenda turakora tukaza twananiwe ariko wanze udakunda kuvuga ndavuga ariko gusa nza nananiwe tuva ku kazi saa 11 nkaza nkakora amaraporo bikarangira nkaryama akazi kakakubuza kuvugana n'abaturanyi siko wagira ngo tubana n'inyamaswa ntabwo ariyo kibazo ahubwo gusa nza narushye nimugoroba nkagera nkakora raporo nanyiza nkiryamira aha byuza hano ni karibu vugana n'abandi bana tuganire twisanzure usike ejo bundi papa yera yakumbaje ngo icyo musubiza nimunyagerageza kuba kwa boss ntabwo ni ikibazo se hano ntabwo naza nisanzura hano urugo rwa boss nabwo urabizi ariko none kwa boss si ibintu ko bizanwa n'Imana ibintu byakubuza kuvugisha inshuti n'abavandimwe ntabwo ari ngewe nanjye nakaza ariko uyu munsi ni kwa kane muri weekend nzagerageza nze mbasure ahubwo uhuje nuko nawe yari yatubwiye ngo uzaze ngo tuzagutumire muri weekend ahari uzaze tuganire oya no kuri karibu ujye uza wisanzure tuganirize niba hari n'ibyo twakagombye gusangira dusangire nzajya ngerageza nse nanjye nagaruka kubyanga ariko ubwo mumpaye karibu nzajya ngerageza nimbona akanya nze tuganire murakoze kumana uriya musore nzamukorera iki koko iyo muhaye icyayi nta kimwana mwakira akanga ariko abandi ndabona namuhaye ji yaremera use kuko nzamukorera kandi ndamukunda twahageze rero mwarimu wakumbuye sente ntabwo wari uhazi niko kuki utamutembereje haraciye iminsi myinshi warukaga inaha kera haciye iminsi myinshi papa yera reba mama yera papa yera na mama yera ko batazanye yera ntabwo mwari mwatwiye bwese mwazanye papa yera abakuru bakuru iragenda oh sister yanjye iragenda urabona ati muhaye umeze mutese bana urabona ati rero ari
Irakarama Pictures Limited ni studio ikora amafilme, amashusho y'indirimbo cyangwa clip video, gukamera ibirori bitandukanye nka anniversaire, ubukwe, inama, ikinamico, comedy, tugakora montage y'ibyo ndetse n'iy'amafoto. Tubafitiye amatara na za kamera bikodeshwa. Muri Irakarama Pictures Limited ikoranabuhanga rirakataje. Dukanika computer z'ubwoko bwose. Dukora mu website dynamic, static. Dutubura, tugafunika, tukanacuruza filme. Irakarama Pictures Limited wadusanga mu bice byose by'igihugu, i Kigali, Nyagatare ndetse ni Rubavu. Ku bindi bisobanuro watubariza kuri nimero za telefone zikurikira: 0780808002 cyangwa 0778808002 ndetse no kuri 0786652061 cyangwa 0727291175. Wadusura ku rubuga rwa interinete www.akadomindoto.com na www.irakarama.tk. Ushobora kutwoherereza ubutumwa bwanditse kuri email irakarama@live.com. Wow! Nyuma y'igice cya mbere filime Umugisha wundi, Irakarama Pictures ibazana igice cyayo cya kabiri. Ese koko umugisha ubaye wande? Kiza